nakwakiriye umutahira Imana iguhe umugisha mwakwicara mugubwe neza babiteho bari abasore muyiteho naho protocole mugiye vuba vuba ubyazireze izikumbuye u Rwanda rwaziremye nke zirashaka amariba y'amakera n'umukenyi uzikesha ntuzikebane nke ziravumera mama inka we nke ziravumera mama izisanganiwe n'abazinyoye zirongowe n'abanyirazo ziravumera mama. Bashyitsi basanga basangira ngendo mbese mwese badusangiye isano y'umuco nyarwanda na Yesu Kristo mwongeye kwirirwa nimuhorana umuhoro n'umuhondo n'amahoro Imana itanga n'ubwiza Yesu atanga bibane natwe twese mugire mutamena murakagira Imana. Ngiye kwanzika mu mahamba kuko iwacu turi abanyamahanga nyuma ndababwira n'amazina yazo ibyo ndajya mvuga bikanyura amatwi muhuze ibiganza mwuka byaramwe dutarame dusa muranyemereye murakabyara imbenyagirwa ntigande yoga amagaza amazi akazayigera mu ndi imbabazi zikayisanga inzigira ruguru iriya kwa mama n'amasengi y'amatavu n'imitozi y'abashumba baragira n'irirenga hinzajya kwirebura kibi cyati kuyimanza imara agahinda hinagitare twataramanye umusesi ugatangaza Imami ngawe yengwa yego amenyagirwa ntigande arimo rutiruzi rw'umugabo yarunihura yitwaza ruzindaza injya nkumbu y'ijyaga ruzi niyamageragere yoga amagaza amazi akazayigera mu nda hina rutagengwa mu kinyana cy'impunzi inyana zihunga babirigi muri cya cyago cya rumanura ikana karagiye rweru na rugaju egera hirengeye umpamagarire kinini shefu inyambo ziraganje kambambura Imana mbyutse ubukombe yarayiramiye abagore ikoranya abagabiremera na kirabo ku ruhimbi inshwi hiyanze kuryamira ikibero ngo batayibenguka ikibega igasangura erega ishyamba ryahiye ryabaye inturagurike batazi kurigenda bahiye ibirenge Imami ngawe ngwa muryango mugari rero muraza kunyemerera nzivuga amahamba kwa kundi mwanoje nkoresheje ikiganza nibiba byiza muranshimira nibiba bibi muranyuzamo ebyiri ubwo ndaba natannye hidaruye n'imeme yanze ibyatsi byamera mu nanzi z'impinga ya Karera uyu ni mukuru wa meme yanze abikuza mu misengo ya Rugina ndongozi hidaruye ni musumba zose zisasira kuri kibera inka zitashye wangeriwe hidaruye ni mukubita ruko karazikunda kazizanira inkuyo hidaruye ni nyangufi muri zo yanze abifubikira mu mfuruka mwugurura amarembe inyambo zatashye ngwa ayo yari amahamba akambabwira n'amazina yazo ndavuga rwamarimba mariza y'umuhozi rwa muhirwa n'imbuga n'ishongore mu mbonera itoze imbabazi abahizi gwanya amacumu y'imbibi ya rukurungira mbuga n'imfizi y'imbirima n'ingabo y'imbohozi hinimba tomiga ku muganza cyaro indiyo kirimagira zo ndagimazi gasana mutarika umutware mushongore ivanze umwaga n'ishema rigoga ivanze imwimi gashingererwa iki umwami w'abashakamba usanga yaravunyisha kwishinja ikajya gushoza imihigo y'ingabo ino yahugiraga ingage ngirarwa y'ingutsi mu rushingo inguma zimwe bikama umuharuro umuhizi yemera kujya ingangara imwivugira y'imyato y'ingoma ikajya kwireka igorabazi kuvuga amacumu y'ingabo nziza ingogo zigomba hurugumye izina byirukanye gwigema nkubiri ndavuga itaho mbariza atagira imbebye niba imbarira no mu nyambo ubwo zambaye imihe y'ikinyezogeye zikina mu kiraro bazicuranga zisa n'ikirezi inamati bazigabonagura imbabazi baraziyanda zijya ku rugeyo amanywa y'ihangu zirayogoga izabumbatiye ubwana cyambwe zisa nk'imvura ikubye amaboko zingutse Kimironko tuzizihirwa ahubwo kandi muzakire mubyeyi mwiza rero unkundire nze ngusanga nk'umweza ruhimbi n'umweza ruhimbi mwiza uhimbaranye ubutore uwuzi ubuvanganzo n'inganzo iyo ndwanye ishyaka nsinda ishyanga ngo ngabye sinjya ngwabira
iyo ngiye mu gitaramo menyesha ibirori. Iyo nciye ko abakecuru banyicira akajisho baticaye ucecekere rugira yaguciriye inzira bakamemamba nkakomeza mwenyura nta mwaga. Uraza kunkundira ujye juru unkorere muri uruhanga umesha umugisha sindwise uruhara kuko sinaba nyiri umukobwa ukabyara we ahubwo kandi urakabyara mubyeyi. Singiye kuba nk'akaba bashumba datarankunda kankundira kama ibyo nkunda muhuza ibiganza tumushimire. Mubyeyi mwiza rero sinagusuzugura urabizi nanjye ndi intore ariko ibitugu byahetse imitabo n'ibikibasha guheka imitobe ariko sinakugora kuko uri mukuru kunsumba ndaza kwihamagarira Chantal nkundira ntwaze Chantal nsimbure wahageze kanjye kwishongora kwa data murakoze murakabyara. Mubyeyi mwiza rero unkundire nze nkusanga nk'umweza ruhimbi ndi umutesi utambi neza ubutore nabutambukanye umutera mu gitaramo sinatira batambye. Ndi umutoni mu batoya ndi uw'Imana yateye iteka ikamutetura mu batebye. Ndo batega imitego miti ndi mu kuyitambuka sinyitinya mbatabaza baturutse mu bitugu nk'ikontaniro nditabaza ibwami ndi munoza ruhimbi. Data rero uraza kunkundira mbanze nkwisegureho abatari tugira amagambo menshi niba ari ryo twavuze mutakunze cyangwa se ryabakomerekeje mutubabarire n'Imana itubabarire. Murabizi Yesu yavukiye mu bashumba nitwe babariye bwa mbere ahubwo kandi uraza kunkundira ujye juru ndi umukobwa ariko sindi gito ndagira ngo mbere na mbere mubanze munshimbirire data wanyemereye ko nza mu ngamba muhuze ibiganza tumushimire amashyirwonge tuze gushimira n'intore zirusha intambwe yahaye abakobwa ijambo murabona ko natwe dushoboye murakabyara. Uraza kunkundira unyakirira inkuyo narinze urwiri n'urucaca ngitazaca ibisebe mu manzi maze kiramo akabi kumuhara kukungura ukumbuzi tuzaruhorane kiramo naka kumuhurura ngo abahungu banyu bakomeze guhururira abakobwa bacu ahubwo kandi murabona ko data na wanzi amenyera ibinkwiriye akamitiramo ibyo nkunda muhuze ibiganza tumushimire mwokabyarame. Korodi urafata utu Chantal nyaruka Chantal nyaruka twaze Korodi nawe ukabyara we. Mubyeyi mwiza rero uraza kunkorera kuri iyi nkoni umesha umugisha nisubirire mu rwuri nishongora urakoze urakabyara bahuze ibiganza bagushimire. Ngwiye kibugabuga nangeruka we iye uruba byingwe nari kwa mucyo weri wanyu we umva rero we dore amazi ya nyanja nari kwa mucyo wera we iye uruba byingwe kwa sawa kubyaye mama we umva rero we dore amazi ya nyanja kibugabuga Shimire cyane mutahira uruba mbyingwe ngavumera inka yewe rwema we umva rero we dore amazi ya nyanja murakoze murakabyara. Bagwa amashyi bagushimire umuhe ndangura amajwi maze witegure mukanya tujye mu ngamba dusura yose uko Imana yatanga amashyi yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu amashyi yose isi n'ibizabaho n'ijuru rikabaho uwizera azabona ayo masezerano isi yose isi n'ibizavaho n'ijuru rikabaho kumutabyemeza kuko mutabyemeza ko mutabyina tutega amaboko basi tuwa felicite tuwazenguka ntacyo bitwaye tubyiniho amashyi Burahamu turirimbe n'amashyi amashyi yandi akeneye kuyumva ingeri wizere amasezerano isi yose isi n'ibizavaho n'ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano oya 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 ye sinogenda nashimye oya 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 ye
sinogenda nashimye Media nyine ko nubyina uzi kubyina urabizi uduhaye sinogenda nashimye manu tweretse urukundo sinogenda nashimye oya 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 ye twese sinogenda nashimye oya 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 ye sinogenda Gonshiramo kanjogera injongi wayibyina tuzamuka tujya gufungura kanjogerera injongi Praying akomerezaho oya mama we nubarutaha kumweka Amashi ndakunda ni mugiye cyangwa mufashe mufashe abantu mwese mwicaye twagera ijuru tukafata ka video keza munati Imana mwamukoze rwose mungiriye neza abantu mwicaye rwose uko amashi muhagaze tukafata ka video keza gasa neza hanyuma twajya gufungura Imana mwamunkorera karo keza cyane rwose uzamure volume n'amashi yanyu hejuru ho gatoya muzamuye amajwi hejuru amashi hejuru gatoya aha aho hantu hose amashi muzi kubyana abonye muzi kubyana murabizi mubyine na Nyaruguru mukanyirajyamo hanyuma twerekeza hakurya ku mafunguro